niba uri Inkotanyi iyi video ntuyirebe kubera ko urajya kuyirangiza umutwe uri kukurya, urajya kuyirangiza umujinya wakwishe kandi ntacyo wankoraho. Urareba video umujinya ukurye, untuke, wantuka kuri mama, wantuka kuki, ntacyo byampinduraho. Kandi nanone mbwira ngo niba uzi neza ko ari ugutukana, nanjye ndabishoboye, icara hamwe duhangane. Ariko nakubwiye nti niba uzi neza koko kuri Inkotanyi, uretse ubutumbavu, uretse ubuhwinini, iyi audio irajya kurangira umujinya wakwishe kandi ntacyo wankoraho. Reka tugende gusa mbere yuko ngira icyo mbabwira cyangwa se ngira aho mbajyana, banza ukore kuri subscribe ubundi twikomereze. Bamwe mu bafungiwe kiliziya muri gahunda yo gufunga insengero n'amadini bitujuje ibiteganywa n'amategeko ntibumva neza imvugo irimo gukoreshwa na bamwe mu bayobozi igira iti mbandikiye mbamenyesha ko ibikorwa bya Eglise Catholique bihagaritswe. Mbandikiye mbamenyesha ko ibikorwa bya Eglise Catholique bihagaritswe, generaloma bihagaritswe. None ahangaha nk'umuntu muzima ufite ubwenge, Eglise Catholique niba ibikorwa byayo bihagaritswe, ubwo handi bajyaga bajya gusengera hano mu mujyi bahita ngo iki? Senti biki? Sinzi ukuntu nta nubwo mbanze ibyaye byo gusa cyo nuko bongeraho senti. Nabo ubwabo bazifunze ubw'insengero zose, ibikorwa bya Eglise Catholique birahagaritswe. Ni Eglise Catholique mu Rwanda hose cyangwa? Noneho ngababonye ibarwa bavuga ababonye ibarwa ivuga uko bibaza niba isobanuye ko n'ibikorwa by'uburezi, iby'ubuvuzi, ibya Caritas ndetse n'ibindi bikorwa na Kiliziya Gatolika bigomba guhagarara mu duce twahawe aya mabaruwa. Barasaba kandi ko abandika rwose aya mabaruwa bakubaha imiterere ya Kiliziya, bakamenya inyito ikoreshwa n'imiterere ndetse n'imiyoborere y'inzego za Kiliziya Gatolika kugira ngo bikureho urujijo. Mu Rwanda rwa Paul Kagame n'Inkotanyi zinkoma amashyi, zicinya inkoro, ibintu biyobowe buhumyi, tubwira duti ibi sibyo, biti nibyo dushaka, ibintu byagaburiwe uburozi. Kubera ko ikimbabaza nuko ibisaza, ibikecuru ari byo usanga bikomera cyane amashyi Inkotanyi, biririmba bibyina Inkotanyi. Ariko twabwira duti mwokanyagwa mwe mwagaburiwe uburozi mu misururu mwanyweye ngo muri kujya koza amagufwa mu gihe cya za gacaca, mu biguri mwariye mwarahubitswe, mwahawe bya bindi byitwa indaramabuno, niko byitwa ubundi, bya bindi bahereza umugabo wari intare mu rugo akaba intama, bya bindi bahereza umugabo wakangataga agahinduka agacurama, babahaye indaramabuno abakecuru n'abasaza bo mu gihugu cyo mu Rwanda. Kandi ibi ngibi iyo tubivuga ntabwo mushobora gukebuka ngo muvuge muti ariko se wa mugani kubera iki? Impamvu mbivuga, ndagira ngo urebe iyi baruwa, wumve iyi baruwa ikintu ivuga. Iravuga ngo umurenge wa Musebeya birabujijwe gusengera ku musozi wa Ndende, ngo hari ubonye uhasengera hamagara kuri izo nimero za telefone, akamenyetso ko guteranya 256 744 389 niyo ni nimero yanjye, ntabwo ari iya polisi gusa, ni iya polisi iri ariko ntayo nasoma kuko iyi ni imihirimbiri, izi ni imbesire. Nagira ngo mbaze, ibintu byo kurwana muri Kongo birabananiye, urugamba rurabananiye, ingabo z'u Rwanda zipfa nk'inshishi, ingabo z'u Rwanda zipfa nk'ibinyenzi batera imiti, zipfa nk'imibu bateye insecticide. Barohereza amakamyo buri munsi y'abasirikare
imirambo iranamye ku misozi, none babonye izo ntambara batazazishobora, aya masaha bashoye urugamba ku Mana. Ibi byose biri kuba abayobozi bakomeye b'amadini ntari buvuga amazina bagaramye bagitsimbaraye ku cya 10 n'ituro. Nagira ngo mbanze mvuga iki kintu namwe mu cyumve uko ngitekereza, niba ariko mu gitekereza. Nakubwiye niba uri Inkotanyi ibyo birakureba, urubuga rwanjye si urw'Inkotanyi, ni urw'abumva Ikinyarwanda bakumva akarengane kabirimo n'ibyo nanze bakanshyigikira. Hari umuvandimwe nshaka gushimira wambwiye ijambo rizima. Twebwe tuvuga ibi twatangiye n'inzozi tugira ziteye ubwoba, ibyo bivaho, abacu batuvaho, dusigara nta muntu namba uturi inyuma, nta muvandimwe, nta mama, nta marume, nta mushiki wa, nta kintu, nta muntu namba mfite ku ruhande rwanjye. Ariko amahirwe ngira vuba aha ngaha, rwose vuba aha ngaha, ntabwo ari kera, vuba aha ngaha nzi ko Imana ifite ukuntu igiye kuzampa umuryango vuba aha ngaha. Ariko ikindi nongera kuvuga ni uko umuryango wanjye mfite ni wa muntu wese unshyigikiye. Niba uzi ko unshyigikiye, waba uri umukene waba uri umukire, ni wowe mama, ni wowe data, ni wowe mukuru wanjye, ni wowe murumuna wanjye, ibindi ni amagambo. Ubwo rero icyo mvugiye iki ni ukuza kuntuka, nzagutuka kuko nturi mwene mama. Nuntuka uzaba utanshyigikiye, which means uri amazi nkaba umuriro. Ibyo ntibibana, ntuka ngutuke kandi ntibizaba bisobanuye ko nkoze icyaha imbere y'Imana. Nuntuka nzagutuka, ntabwo nzaba nkoze icyaha imbere y'Imana, kuko icyo twaboshye ku isi no mu ijuru kirahambiriye. Ibyo mubizirikane. Ubwo rero Banyarwanda, mwantererana mutantererana, abanshyigikiye nimwe babyeyi banjye, nimwe bavandimwe banjye, nimwe muryango wanjye, abandi sinshaka kumenya. Impamvu mvuze rero, ni gute abagabo niba mubona mumaze gutsindwa urugamba fizikoma, imbunda bamaze kubafatira mbarigo, bamaze kubafungira amazi n'umuriro, buri kimwe cyose kirahagaritswe, mwebwe muti noneho rero ibi biranze, reka turwane n'Imana. Aha ngaha rero mwataye amanota, mwarasigaye. Nyamara uwishe ntaririrwa. Ntabwo ndi mukuru cyane, ariko igi ryahanuye inyoni. Narabibabwiye, ndabibabwira kuva mwaka utangira, ndababwira tugiye 2024, tugiye mu gihe cy'amatora. Banyarwandakazi, ndabinginze, nageze n'ubwo nsarara, mbabwira ni mwakanyagwa mwe, nimuzatore, niba binashoboka muzigumire mu rugo. Igihe cyo gutora nikigera mwese muzifate mu byihorere. Ntabwo icyo mpamya nuko rwose muzamfasha, ariko itariki yarageze, mwumva nabi, ntabwo rwose nabarenganya, mwumvishwa n'imigeri nka moto. Nuko mwese mutonda imirongo, ibikecuru, ibyoze n'ibitoze, ibisaza, ibyoze n'ibitoze, ibigabo binutse inkweto, mufata inzira ngo mugiye gutora, mwogatorwamo amaso. None aya masaha mwese babavanye mu nsengero ngo mufite ngo mugenda, ngo mujya mu rusengero mujyanye y'inda ntimwoga, abandi ngo munutse inkweto, ngo amasogisi ngo yaracitse ngo ariye ibiraka, abandi ngo ntimujya mwisimura mugiye muri toilette ntimwihanagura. Ako ngo akajagari Kagame yakanze, ntagashyigikiye. Ashaka insengero zirimo za parufe, ashaka insengero zirimo za sound proof, ashaka insengero zirimo za vandarateri. Ibitabaye byo muvana inda mu bantu, muvana inkweto zinuka mu bantu. Nyamara Imana ntabwo ari ko imeze. Imana ishaka umutima. Ikimbabaza kikantera ibi byose nuko aba yatinyutse agafata imisozi twe twaboneragaho Imana, twabyiniragaho Imana, abantu bagahumuka,
twabyiniragaho Imana abantu bakabyara barozwe, twabyiniragaho Imana abantu bagakira imigongo, twabyiniragaho Imana abantu bakabona akazi, twabyiniragaho Imana abantu bakabona za viza, twabyiniragaho Imana abana bagatsinda amashuri, imisozi twabyiniragaho Imana tukabona buri kimwe cyose twari dufite, none bayifunze. Ibirokore muri aho muragaramye, muragaramye muri kurya. Ubu ngubu noneho babahaye gahunda, muraje muhure n'ibigeragezo, muraje muhure n'inzara. Noneho mugiye guhura n'icyo twita inzara. Aya masaha ntabwo biraba, ariko nibiba muzavuge Mutaristide yari yabivuze. Mugiye guhura n'inzara iteye ubwoba, mugiye guhura n'ubukene bukomeye, hahandi muzajya mubona mushaka n'urwara rwo kwishima rukababura. Ndabibabwiye, mbibabwiye bitaraba. Ibi byose nababwiye nimumara gutora iyo ntumbi, nimumara gutora intumbi, muvuga ngo mwatoye intumbi, nayo kurira muzayabura, agahinda kazabica, munanirwe no kurira kubera ko nta burenganzira mufite bwo kurira. Uzi umuntu ugukandamiza akakubuza no kurira? Ndabibabwiye. Ngaho rero ntabwo byoroshye, bagiye no kuri iki. Gusa icyo nendaga kubabwira, aya ni amakuru nizeye neza, aya ni amakuru nizeye neza. Mu Rwanda ahantu henshi mbanze mbabwire, mubona hari gufungwa insengero. Impamvu mubona hafungwa insengero, hari insengero zitari gukorwaho. Izi nsengero most of them ni stock z'imbunda zabo. Harimo ibibunda, harimo amagrenade, harimo amabombe, nahajishwe igisabo habo hadaterwa ibuye. Izo mubona zitari gufungwa mu Rwanda, mumenye ngo ni stowa, ni stoke z'ibikoresho by'inkotanyi. Icyo ni gute wambwira ngo ufunze urusengero, cyangwa se ntunarufunze ushyize, noneho bazanye n'uburyo bushyashya bwo kujya bapima, bazana utwuma dupima ko ahantu hari ibisasu cyangwa se hari za grenade. Ngaho mbwira, insengero zahindutse battlefield cyangwa zahindutse indake? Insengero zabaye irwaniro, insengero VIP. Mujye mutubwira tutazikanga mu nsengero hasigaye habamo za mashini gani, twe twabaga tuzi ko tuje kwivugana n'Imana na Yesu umuhungu wayo. Mutubwize ukuri, kubera ko ntabwo mwazana ibyuma bipima ibisasu ku nsengero n'imbwa zisaka ibisasu. Nta kintu kijya mbere mu gihugu. Banyarwanda, banyarwandakazi, hari umugabo witwa Gisovu yigeze ko bwabwata ababishoboye muhunge, ababishoboye muhunge ko hari igihe kizagira bitagishoboka. Ababishoboye muve mu nzira, kuko ntabwo umujinya w'Imana uri busige nibura niyonka, ntabwo uri busige niyonka. Ninjye bibabwiye nonanga. Sigara amahoro kuri Mugene TV, wihanganire eko rikumva, byanga byakunda vana bwangu bizatungana. Kora subscribe, ntibagire ukanda kuri share cyangwa se comment ngo nsigire igitekerezo. Ndabakunda, bye bye.